Ndi papa SAVA. Nose kuri ubu tasime yatinze. Ese undi wagurutse kumwamagana? Oya turatega kabisa ntacyo. Bisi shiri. Naye namubwiye ngo turaza kugenda tuvugana. Aho imodoka idufatira hafi yo turi buze kugera. Oh, cyo koze hano hari. Wakunze? Oh, harakere kaneza. Nzajya nkuza nawe gutembereze. Sejya tuzagaruka. Tuza. Yes. No. Niko kugenda se? Niko kugenda? Turagiye. Ahubwo se wadutwaza tukategereza hano hanze. Batwaze? Mugiye gute se? Mugiye gute ko muzindutse? Turihuta hari gahunda z'akazi zihutirwa tugiye kujyamo. Ariko nta birenze ahubwo ngereza akavariza. Uretse bivango nta birenze. Ibintu birihutirwa mufite gahunda z'akazi mugiyemo. None se ko giye tutavuganye. Vugana iki nawe? Vugana iki nawe? Ntago twari kuvugana se mwari gutamugenda gutyo tutabasezereye. Kado kuki udashima? Akantu wamaye se. Ndanywa icupa nawe ukanywa. Nkanywa amafaranga nanagusengere niba cyakado. Iminsi ngayo yose wasengereye atageze no ku cyabiri. Ku cyabiri se njacizwe gusangira nawe. Niba tuje turi abakiriya tuje guteza imbere business yanyu twebwe bari itegeko rivuga ko tugomba gusangira nawe. Ariko nanjye nakoraga ibyo ngibyo kubera ko ari service zabaga zitari ku kazi naguhaye. Nabaga service zitari zo mu kazi se. Natwe twarashimye. Narashimye ni wumva ariko jya kurikiza ibyo avuga. Oya nta kibazo. None se ubwo nyine ubwo namana hari ibintu bitumvikana ariko ibiki soza nyine. None se shira bamuhaye message wagwishuriyeho bashaka. Nuko uri kutwishyuza. None si cyo ndi kuvuga ni iki ari? Karundi rubanza se. Ku buryo se ngenza gukora nza muri izi diro nge nkadiringa n'uyu mukozi gera. Babikemuye. Business nk'iyi ngiyi mbukinze iki kizu iminsi 3 ugura amafaranga agiye yo kwishyura iki kintu nayavugana nawe. Mwishyuye se? Nishyuye deja. Yarangije yishyuye. Bose ko nta kintu yambwiye. Nta kintu yakubwiye. Okay. No. Wene nubundi reka. Ara kuri potinga. Daje nubundi ara nagwa harakinze. Ni kuri potinga. Ni kuri potinga. Usize ku kazi. Reka nzahubwo nze reka umva nta birenze. Reka nze nagafunguza mbafungurire mu. Zana gafunguza ukingure tugende. Kaza sibyo ariko uramuga ari mu korida. Nimba ari mu kazi nakunda abakiriya. Ariko umva jewe mba navuganye na boss afite zose zarangiye. N'iki byose kugira ngo se nituba twaraje muri aka kazi ntani tubishoboye. No kuvuga nyine tariki mwinjiriyeho n'igihe mwasohokeye mugomba kujya. Ariko ibyo nabirangizanyije na boss wawe nta birenze. Boss sawa akurira muri iki gitabo. Seko numva ufite akabonye. Nyine urandika ko usohotse muri rogi. None se sibyo? Nkuko mwinjiye ntabwo ndi muri rogi. Usobanure neza ibi bintu. Sibyo? Hari urujya n'uruza abonye hangara araje ugakodesha inzu. Ni business. Ni twakwanditse se? Reka tunakwandike rero vivura ko ntashye. Ikindi vivura ko ntashye. Hari birenze se? Se koko kadogo ufite ikihe kibazo? None se boss koko mwabisoje mwana? Jewe boss sinakuvivura akaza kumera nabi. Buretse gatoya. Okay mama. Buretse sheri. Tugenda gake. Uko naje hano urakuzi. Ntabwo mbiza none kuki ushaka kumenya ndakuzi. Uko nabagura kuza ariko uko ngomba kugenda n'ukuzi. Mu muri make navuganye na boss wawe. Ahubwo nyibukije ikintu. Hari amafaranga yawe nari nkurimo. Nangahe harya? None se ni 5 nakuguriye amayinite. Iyo uvuga iki ahubwo? Iyo uvuga iki? Hari 5 yanguriyemo amayinite kanze turebe. Kwanza buretse. Kwanza nayo nayahaye boss. We yahaye boss nayo? Nayamuhaye. Muze kuvugana. None se urumva nimba wahaye boss ibyo 5 urumva ukabishyira mu byumba, ukabishyira mu byo mwaryaga, ukabishyira mu byo mwakosenye byose urumva ndishyuza gutegewe. Wowe ubwire boss uti wa mukiriya yanyishyuye. Ngiye nagenda nkabwira boss ngoma 5 bya 078825682923. Ibyo ni biki? Ni nimero ya telefone. Boss ni bibyanga. Ubwo turabonanye rero. Umva buretse twumvikana. Ngiye nyenze ikintu sinjya ngemera. Nagurenga umenyera ka fagitire cyangwa se nimero yawe ngo bicano byawe basi nigendere. 5 byanyu ubwo mereza 5 gusa se mereza ahubwo na inzu yose. Nese ubundi buni gutugiye udasezeye ubundi gutugiye udasezeye kuki sezeye sirari maranga numaze kunywa imireti n'ibiki cunga sana reka cunge reka niyambura umwenda w'akazi none unyishyure ariko bite byawo karame boss
mwagiye mushaka abakozi koko bashoboye akazi ni gute uza guhagarara hejuru y'abakiriya gutya bose twari tugiye kandi aferi ngira ngo uzarangiye ubwo uraza kuvugana n'uyu mukozi tugiye uretse munyihanganiye vuga nyine uraza kuvugana nawe tugiye mu zindi aferi nyine uretse niko mano waka kazi hano wakoze ibihe bizamini jewe se ikizamini cya discipline ikizamini cyo gukora cya speed ikizamini nyine cya customer care n'ikizamini nyine cy'imivugire nyine kugira ngo kwerekana nyine abakuvugana n'icyangwa muri discipline nakubajije ibihe bibazo warambajije uti kuvugana n'umukiriya neza nyine ngo nkajya mvuga ngo mwitaje kugira ngo nyine navuga amacandwe akaba yamugira nko mu byo afite cyangwa se na kandi nyine wambwiye nyine ko kujya none se boss mushobora kudufasha hanyuma muki nyumva nanjye nyumva ariko je byo zaferi zanyu mugeze zimvangira umva icyo twakoze musigare mudiringa izaferi zanyu ariko mwiyanangirize nundi munsi ntibizongere kuba kundi mukiriya sibyo icyo nashakaga nagira ngo ibintu byose bice mu mucyo mutazagaruka mugire ngo ari we nanjye ariko nshobora no kutagaruka jewe nshobora no kutagaruka kuko iyi nduru utera ku bakiriya baragize barabukinze baragize bate ntabwo ari byo ntabwo ari byo kandi umukiriya ni iki ni umwami umwami se bamuduhira mu matwi saba imbabazi nigendere uriya umwami wo bumuyugiri wowe saba imbabazi nigendere saba imbabazi rero nyine imbabazi ndazisaba ariko no mu kizamini cy'akazi hari akantu tongeyemo bose akantu ko kuvuga nyine ko ngomba kumenya ibyinjiye n'ibisohotse ibyo se sa aferi zawe none se ntabwo byakagombye kurega ntekereza igitabo se narinje ngo mbavivure nyine bigendera ari ikindi kintu wabavivuye ni wabavivuye babyanze banze no kumenya ntabwo twaze kutuvivura ugura bikora ibyo twakubwiye ngo nta kibazo twe tubifiteho muricara mutuvivure it's okay byarangiye murakoze none se bose ariko ngiye hari ikintu buretse bare bataragenda hari akantu ka itsoke nyine bavuze ariko ngiye itsoke yanjye ntago ari itsoke itsoke yanjye nayo muyigeho ibyaha bimeze bite itsoke yanjye rwose 5,000 ubwo babwire kuri buyame mubwire boss ko yame wese hano ufitemo imigabane baranyishyura nawe bakakwishyura hano ufitemo imigabane none se boss ngewe tugira dute nari nanjye no kumubwira nti oya ibyo 5,000 ndayazi urumva ariko ibyo ngibyo rero none se urumva nyine arayazi ariko nyine urayamase ndayaguha nyine none se kunumva nimba afasha ikibazo ngewe namugurira amayinite ku mafaranga yanjye ambwira ko ari buze kuyashyira kuri fagitire nyine yo kwishyura ambwira ko azayama nyine asoje ako kansobye reka nyine urayama nyine reka nyamuhe ntabwo bakwishyuye reka nyamuhe kandi ambwiye ngo amafaranga yose yari ariho numbwiye ko wishyuye amafaranga na 5 byanjye ari boss uri bubime amafaranga ari yasha ngewe banyishyura se noneho nakora ibintu boss waragize ukavanga ikizami ngo nakoze ikizami ngo cyiki ngo ngira umunwa ngo ndasakuza none se ubu ngubu iyo naba ntariza ahubwo neza ngo menye ibyinjiye n'ibisohotse ubu ngubu ntabwo uba bigenze none se ninjye usora IBM nasohoye IBM ntari se none se ngiye IBM nimba yitangiye kuri telefone ngiye ndabizi ko nanjye nayo natanze ubwo nahinze ko 5 byanjye bigendeye telefone nasize nyicaginze telefone yihese amugabo none se ko bavugana ubwo nyine bari bacitse nyine mwishyuye ntago mwishyuye ntago wishyuye boss ni iminsi ne ukongeraho na 5 byanjye birashoka ko message hano iza ariko itaramugeraho message zashobora zuzuye magarira gatoya shyira mu nzu zana telefone bika amatavu wa boss ubwo koko nari nyifite wenda agiye ariko kuki mwari bugeze mudafite bandu racisira ry'iki none iki ese hari ikibazo wabisomwisha kuri telefone yamwishyuye kuri telefone adafite se reka ajye kureba kuri message reba mobile money cyakoze reka sanze utishyuye reka turebe neza wenda ashobora kuba atagiye kandi no waretse ibibazo aho ngaho aha nta kintu cyacu mutwayemo ubu nta kintu kirimo hano ubu ntabwo mutwaye amashuka nta kintu kirimo hano ako se ndekera igikapu
reka mubwire wa muhungu we rwose ibyo ntabwo ari byo ibintu ntabwo ari byo kandi tuba twarabanye neza nawe hano ibintu byose tukabyitwaramo neza urabona twe none se ko mwari mufite inzara yo kwiba bitanu byanyu ntabwo tubikwibye genza gake mbona nta message yaje nanjye ndimo kureba neza muri historique ngo ndebe ko yagiye reka turebe historique kandi warumbwiye ko wishe ashobora kuba ataje message ushobora gutinda kuri balance yavuye reka nze ndebe kuri balance ako se mugire vuba ashobora kuba atakugezeho ibi bintu wibitindaho nta mafaranga uzabona abantu bishyuye wewe aravuze ngo yaguhaye ngo na bitanu byanjye uri kubona neza nta yari hose none se mwishyura nyine basi nacyo genza gake turabikemura uri kubona neza ntabwo yakugezeho ariho shirongera basi wohereze uyu harya yarangaye n'ikindi gihe wa hani yarangaye wari wishyuye angahe wari wishyuye angahe yarangaye urambaza yarangaye wari wishyuye angahe yego wari wishyuye angahe nyine bose reka no nkubwize ukuri njyewe n'ibintu impamvu nanabikenze njyewe mu cyakare yaje arankomangira ngo ngutume ndangije arambwira ati noneho nimba ufite akazi kenshi nanagufasha ariko ukanzana utwo tuntu ndavuga ariko se gute bose sanze uri gukoresha umukiriya ibaza ako kana arongera arambwira ngo turebe mu gitabo turareba amadeni ibyo bariye n'ibyo banyweye n'ibyo bagize gute byose n'ibyuma dusanga ni 219 219 noneho akandi kantu boza akandi kantu karimo kamanyanga wibuka ko aba bantu baje baka iminsi ngahe 2 none baye iminsi ngahe 4 ikindi kukivuga ngo nayawe ikintu kindi cyambabaje yanyatse bitanu by'amayinite none se boss komande bakaga bakigera ahangaha bari basigaye bakiki bari basigaye bakimvange nuko arizo twashaka ya n'amafaranga yohereje cyangwa nayo wohereje nayo nkirimo gukontorora neza subira mu kazi hatagira ibipfa ngewe ariko ubwo bitanu byanjye ntugire impungenge ayashyireho ntugire impungenge arega amafaranga arahari wowe tuza 119 kongera ubwo bitanu angahe ubufaranga 100 angahe bw'umuntu yakwiba urumva twakwiba 100 rwose amafaranga yawe kapo ako buri muntu afite n'ikibazo reba ko nabipfa sibyo wowe urumva twakwiba 200 amushenze none se bitanu ko mwari bifitwaye ntabwo tubigutwara umva kiriya bose nakugendane uko ndabizi bano bantu ntimukajya musuzugura abantu ntimukajya musuzugura abantu gira vuba dege ufite amafaranga ntayo ufite ufite amafaranga ntayo ufite bimeze bite ntabifiteho ntabifiteho biragenda neza we byihorera kugira ngo tudatinda akazi we byihorere biraza kugenda neza uretse tuvugane nawe wamenye ibyanyu igide yes umva nyine ijisho rya mukuru ntirizinduka gusa riba ryagiye kureba sibyo ndagira ngo ntivanga mu bibazo byawe n'umugeni wawe sibyo nyine nanjye nanijye kubwira ntacyo umbwira niba umbwira ngo amafaranga yaje ntayaje ukabeshyura ko washyizeho 5 ntabyo washyizeho iminsi yari 2 ibaye 4 ngiye nguhaye iminota 2 n'umugeni wawe mwege kuri iki kibazo cy'amafaranga nese bosa kugira dukererwe wahita yaguha oya nibo byigeho kabisa none se ubusa murabona nta bwenge mfite yereka n'abare wowe wayamuhange ibyo bibazo murimo duhura nabyo kenshi nimuganire ku kibazo siri wamwishyuye tukagenda tukareka gufata umwanya nguyu hano koko nyine wese nta bifiteho makeya nangahe se aburaho kuri 200 batubwiye 210 bingahe ufite hangahe nategereje ko message yari taraza what no wavugaga ngo wishyuye utaranishyura nta na make wishyuye yego kuri negereje message se kunona yagenda ndabona message turuka kwandiza nuzi ko wabeshyaga hano ngo wishyuye utarayishyura ako sheri no kuri Imana uvugishije ukuri nta kintu hano nakugira nta n'undi muntu wagiye cyakugira hanga reba iminota tumazanga reba no mu boss uducishijemo ijisho ubusana abantu wazahagaruka ntayo ufiteho nta na make ufite ay kamana nezeje ngaho mbwiza ukuri gusa turava hano gute nimba nta na make ufiteho ese wahise tukashaka uzi turashaka hehe n'induri buyadoye koko uyu mwanya twataye ahangaha niyo bimbwira mbere yuko dusohoka mu nzu n'aba yashatse n'ukuntu ayabona
Mwese nta ifiteho kuri telefone wowe. Nangahe singiye mfite make nagagera muri ayo mafaranga. Nimba wowe ufiteho makeya zana twongera. Nta yariho. Ufite nangahe? Nta. Bana yawe. Sawa rero ubwo dusubiremo nyine baducumbikire kuko nuba nta kundi byagenda. Wese ari wanga. Ngiye nta mafaranga mfite 50,50. Kandi urumva ko bari kutubwira 200. Muhirize rero nyine tushaka sigaye nyine twitonda. Sheri ngiye mbabarira. Ntabarira rwose ubwo ndumva nta niyo mutwe. Ese kuki wiyemera wowe ukavuga ngo ufite amafaranga uri kubesha reba nk'uyu kadogo tubwiye ngo twishyure. Boss aje nawe ati twishyuye. Kandi nanjye wambeshyaga ngo wishyuye. Shaka umuntu ugufasha rwose kuko ibintu ntabwo ari byo. Alo? Piganze waramutse? Ni digi mu bwana. Bitese Piganze? Sasa. Hari akantu kihutirwaga narindimo urabona bari banyemereye akazi ahantu ejo bundi bari banyemereye akazi nyine mbere yo ko nkora ubukwe ariko kuko nari maze iminsi ndimo kwegeranya document zanjye bari bampamagaye none ahangaha ngo mite none ahangaha nyine ngo mite njya kudepoza ubwo rero nagira ngo unyohereze 40 cyangwa 50 unyohereze 50 none nukujya ku kazi ngiye ngahita sinya contrat bagahita bamana avance ngahita nyakuzana ngahita nyaguha cyangwa kubera ko na madame turi kumwe nawe tugiye kujyana kudepoza naye akazi ari babiri bazakaduhera rimwe uhituma nk'ijana nayo kuba duhaye nyine abo bantu kugira ngo bahite baduha akazi shaka ganze ko tantwerereye mwana wa mama wantabaye ko kukampaye amafaranga ko byihutirwa nta kintu ufite sawa Akuse nawe watekereje n'abantu ugahamagara. Akuse ngiye ujya kunkoreshereza ubwonko bigeze ahangaha. Ubu ngubu ibi byose bivuga kandi niba byarakemutse. Wahamagaye se Nese biza kumbwira ko nta mafaranga ufite ubu ntabwo ubu twaraje ahangaha. Ntitwari kuguma mu rugo. Wanyumvira. Nyumvira nk'uwo muntu njya guhamagara ngo. Hamagara Marine wawe sinabonye umeze nk'ufite amafaranga. Arafite ariko naye. Yihamagara ugutinda. Yewe n'umwe nta n'uko Alo? Ruga waramutse? Bitese ni digi. Ruga umeze utese? Turaburanye kabisa. None umva wa muntu wari witanze mu bukwe si yari yavuze ko ari bugire turi bukwishyure ejo hashize amafaranga y'intuza y'ubuye musi. Sharuga uracyafite ngo yangurize koko na kantu gato nashaka kuyakoresha byihutirwa. Wayamaze ako shaka wakoze ubukwe bwinshi rugaba shaho wagize ni ikibazo cyihutirwa rwose cyihutirwa naka nta kintu ufite washatse umuntu nguririza se wenda ukambariza nabantu uza nago bajya bigurira na mansaba Imana ukavugisha na ndimbati reka ture so akose kudahamagara naye ngubaza mbabarira ntushyushye mu mutwe ko byose ni ingaruka zawe kamamagara Madederi twumve twabikeneye udufashe Madederi ajya abona ibiraka muhamagari Allo Madederi biteze umeze neza igusha natwe tumeze neza nta kibazo ibiraka se bya Broxima biri kuboneka Allo umva se nkusabya umva agiye gushiramo nagira ngo nkuvugishe byihutirwa umva siwibuka cya gihe nka 90 cyangwa 100 wampamagaye ko ashizemo nakantu kihutirwa nagushakira umukozi yarampamagaye akabazo bagize kandi nyenda cyari ku Kibuye ndashaka nyine kuboherereza arangije kumvikana oya tubirimo na ijana wabukoze rwose wabujyanye tubirimo oya shawamba bari ko ndakwingiza ni iminsi 2 nkahita nyagusubiza hayo nta namati se wambonera tubirimo sawa nakereka ndebe undi muntu nahamagara sawa mamagarira uyu nguyu nawe yasaga naho agiye kunyura hamagara n'uyu nguyu nzana nyirebera
Imana yadusubiza ko ibi byose ni ingaruka. aro ni digidigi wongeye kuguhamagara nibyo nakubwiraga hari kaferi nyine twari turimo na madamu nagira ngo nyine ngurize amafaranga birihutirwa kandi nuko njya no guhita njya kuri banki ngahita nyafata ngahita nyagura mu kanya nyine nuko hano turi hatari tutegereye banki nyine oya ibya bindi bya telefone bya ntuza bya system bya telefone ntabwo nabijyamo shamfasha kabisa nk'ijana uribonye byabasaba wambonera cyenze kabisa pfa kuyampa nayo kuri iyi nimero cyenze kuri iyi nimero sawa ubwo yose hamwe mugize angahe se ubwo yose hamwe mugize angahe wagwaye cyenze yose hamwe mugize angahe 65 muri 219 ariko turagerageje kurikije arewe muragerageje kuri nishyano ibitanda mwicundagaho amashuka mwanyaragaho abakoropaga bafuraga inkoko mwariye iki byose mpaka kumvange ngo 52 ngo muragerageje mugerageje iki ko nta wakwambura ngewe uriya ngaho shakisha uburyo cyunyumvisha uko icyo kibazo kiri gukemuka ubundi iki kibazo rero ngewe nanabitekereje ndavuga n'ibyo byose nk'umuntu w'umuvandimwe witinda kurembwira biracyamuka nyine nicyo navugaga yego tutabitinzemo twebwe twihanganire ume amasaha 4 gusa nge nukugera mu rugo none nge nkipanga ngahita nza birenze bigereze saa 4 nta yararimo n'abantu nanjye bagiye bamushora bagukosha n'abati bagukosha n'abati nyine urumva mfite ngira abantu b'abavandimwe hari bemeye ko bazantwerera urumva none ubukwe buba message isinaza yandikenze bashyize komeza ibindi noneho abo bavandimwe barambwira ngo bazantwerera ubukwe bugiye ko baba batantwereye nibo negereje ngiye nuko kwicara ngatuza nkabahamagara nkabibutsa bakanya nukuvuga ngo inzu yanjye ubu izishyurwa muri pending izintwererano nese utabimbye mbere yuko tuzanga ngo tugume mu rugo se ko abantu bankoshonye ako ari kubinganiriza nk'umugore wawe kuganiriza se wanyotsaga igitutu ngo tuze muri honeymoon se wanyotsaga igitutu ngo tuze muri honeymoon bigende turacyarimo kuyashaka abonetse 50 na bingahe 55 65 hanyuma andi bigende bite nzagwa mu minsi 15 gute nyine ibyo se urumva bishoboka biransaba ko nyine nanjye uraka amasahane none uravuga iminsi 15 nuko kwega hari n'uwanyemereye inka nshobora kumwakisera wenda inka tukayivunjamo amafaranga ariko ku buryo muza kwirwa muryamye hano mugaramye muhenura uri kuvuga ngo bakwemereye ibintu ariko wari kumbwiza ukuri ko nta yahari byo ngusaba bidahari wabimbwira ko nagira ngo unezeze ko namwe mudashima mwega ngo aho harimo iki hano harimo laptop nakora laptop irimo hano harimo imyenda twifotoza laptop ni yande yanjye aho ni imyenda mwifotozanyije imyenda isanzwe wowe ibyo bintu ntabyo waruzi ntabyo nari nzi ni ukuri degede fata icyo gikapu kirimo laptop ukinjiza hari ubwire kadogo kwandike genda umuhe iyo laptop ayandike wumva we sinkusebye njye se ntabwo ndi busebe kuba nikopeshejeho inkoko ko nta tuntu twangirika twawe turimo asone wowe urasigara hano urajya ukoropa ahangaha nurangiza ntago uyu ndavuga uyu urajya ukoropa ahangaha nurangiza ufashe manu ibintu byo kumesa amashuka y'abandi bakiriya bazajya baza hano nurangiza tuwarete yo hanze n'izo mu nzu hanyuma na sare ubyite wowe kuko uri umugeni utari ubizi ntabwo njya kuguhohotera wajya sigara hano noneho ujya useriva wowe ni nawe wakunguka sigara hano ujya useriva ndabababarira ngende kuruwa ruje ngewe ngende kuruwa ruje se kari abantu banengushye noneho basi noneho dukopi mbakopa none se ngiye mfite amafaranga yo kujugunya se ngaho se basi noneho niba utadukopye basi dutera inkunga batera inkunga ariko ndabatera inkunga narababyaye ko nitwa Niyitegeka Gratien mwumva ndi iyihe leta
ndabatera inkunga ndi wowe ni nkomeraho basi nitwa Finiwapo nkomeraho nzakwishyura WDA nitwa nde njyewe nkomeraho nzakwishyura iki nkomeraho nzakwishyura twarabipanze se umva muhereza agakapu okay niba ushaka yuko muguma hano kugira ngo hani muntu muyimaremo igihe muri kumwe ubwo muzaba murara mu musarane cyangwa mu gikoni nimwinjirane mwese hano mujye mukora akazi Manu reka njyewe nze Manu zinga ibintu byawe ujye muri vacances none murajya mukora reka njye fata igikapu none se fata igikapu mbese ndavuga ngo nziza umugabo none se hani muntu ni iki watubabariye ko si ukuryoshya mwashakaga si ukuryoshya mwashakaga muraza kuryoshya ntacyo mufite iyo muryoshye wanyu mu rugo mukajya mujya mu nguni hamwe mwashaka mukajya mujya mu ibati kandi ngirwa ni babatera ndavuze ngo injiramo